nakumiro bantu bacu nakumiro sasa mu by'ukuri byagenze bite burya ngo kubona ngo mukunzi nyakuri mw'iki gihe byahindutse ingume sasa mu by'ukuri rero no kuvuga ngo ubushakashatsi bw'ikigo cya leta z'ubumwe za Amerika gishinzwe gukusanya no gusesengura amakuru ku mibereho y'abaturage bwagaragaje ko abagera kuri 25% bari mu kigero cy'imyaka 40 muri 2022 banze nyine kujya mu rukundo mu gihe nyine muri 1980 banganaga na 6%. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bafite imyaka 65 kuzamura ndetse na 15 kuzamura ku gihe cya 15% batandukanye nabo bashakanye muri 2022. Sasa ugereranyije nyine na 5.2% bari batandukanye nabo bashakanye mu 1990. Iyi mibare rero sasa by'ukuri igaragaza ko urukundo rw'ikigero rwabaye ihurizo mw'abantu mwe. Sasa mu by'ukuri no kuvuga ngo rero ibyo urukundo rwabaye ihurizo birumvikana. Iyi mibare igaragaza ko nyine urukundo rushaho nyine gukonja. Iyi si ya kera si birumvikana si yo y'ubu ngubu. Ibibazo rero byo mu mubano rero w'abakundana byinshi benshi burya bararira. Sinzi impamvu urukundo rwahindutse isoko y'amarira n'amaganya. No kuvuga ngo ababeshywe rero burya urukundo bakabwirwa nyine amafaranga, abatotezwa nyine mu rukundo, abo bose batendeka n'ibindi biri gututumba nyine kubera ko burya ubuhemu bw'imitse cyangwa se bw'imitsi bwabaye bwinshi mu rukundo bwaraje bwirunda mu bijyanye n'inkundo n'ingo. Sasa mbyukuri rero ibi byose bigenda bituma ingo nyinshi zisenyuka. Ingaruka rero zirirwa nyine no kubura nyine abakunzi nyakuri. Ibi byose birema izi ngaruka. Abarugezemo rero burya bakavuga ko burya abitwa no kwibera wenyine. Ibaze nawe. Sasa mu nyuma rero burya kubona umukunzi byabaye ikibazo cy'indya burya umukunzi wa nyawe. Sasa mbwe umuhanzi kazi rero w'umunyamerika witwa Katy Perry yatangaje ko burya nk'umunyamideli bidapfa kumworohera kujya mu rukundo kuko burya bamwe bamushakamo inyungu kubera nyine ubwamamare bwe cyangwa se abakeneye kwishimisha bikarangira aho ngaho. No kuvuga ngo ibi rero yabyagarutsweho kandi n'umuhanzi kazi Selena Gomez nawe bigeze nyine gutangaza ko bitamworoheye na gato kubona umukunzi umwumva nyine by'ukuri akamwizera kubera ko ubwamamare nyine afite mu muziki bwabaye inzitizi kwamamara biba inzitizi. Sasa urukundo rwahinduye isura, ntago ari rwa rukundo nka rwanditswe tuzi mu bihe byashize. Sasa mu myaka ya kera rero burya ibyahuzaga nyine abasore n'inkumi byari ibirori, inama zo muryango, gusurana hagati y'abantu ndetse no gusurana hagati y'abaturanyi n'ibindi, bigatuma rero burya amahitamo yabo yoroha kuko burya bakundaga nyine abo bazi. Urukundo rwabo rero rugashingira nyine kukubaka urugo ruzima. Muri iyi minsi burya abakunzi bakundwa birumvikana bakurwa nyine ku mbuga nkoranyambaga nka internet, nka Tinder, hakaza icyo nita Bumble, hakaza n'indi bitoni Ok Carpet n'izindi rimwe na rimwe burya nazo ziri mumwe mu mpamvu nyine zituma inkundo nyinshi zitakiramba, rimwe na rimwe zikabahuza rero bagamije nyine gukora imibonano mpuzabitsina gusa. Ubushakashatsi rero bw'ikigo Pew Research Center bwagaragaje ko muri 2017 abagera kuri 45% bahisemo kuba ingaragu kugera nyine bashaje, kugira rero abangana rero 10% ari bo gusa bavuze ko bari mu rukundo rwashinze imizi. Ibaze 10 gusa kwijana. Abanyarwanda bakira rero bacaga umugani ko burya wabuze umuranga yaheze mu nda ya nyina. No kuvuga ngo rero umuryango burya warambagizaga wundi nyine bagashingira abana babo, umusore umukobwa bakundana nkaho bihitiyemo nyine urugo rugakomera. No kuvuga ngo rero ibi bivuga iki? Gutereta rero byaragoranaga mu myaka ya kera, bigatuma rero uwo wabonye ne umukomeraho kandi umwubaha cyangwa se ukitwa ikigwari mu gihe nyine ubu bishobora nyine kuba nyine mu rukundo nyinshi byaba ari inshuro nyinshi cyane, ugasanga abantu benshi bahora batandukanye cyangwa ugasanga yatandukanye n'abantu benshi utabasha kubura. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2024
bo muri kaminuza ya California bwagaragaje ko 30% by'abaterese nyine binyuze ku mbuga nkoranyambaga batakaza icyizere igihe bahuye nabo bakunze. No kuvuga ngo rero iterambere kandi burya naryo kandi ryateye benshi nyine guhugirana no gukendera nyine aho ibikorwa by'imiryango byahuzaga abantu bakaba bakundana byoroshye kuko burya babaga baziranye. Ibire byose burya ubuzima bw'imbuga nkoranyambaga bushoka nyine benshi cyane ku rwego rwo hejuru. Sasa niko abazikoresha burya bigaragaza ko burya batari bagamije nyine gukura nyine amaso y'abantu ukuri kwabo kwajya hanze nyine bakagira ute bagasuherirwa basanga yane magambo ni ibintu bya fake by'ibiki by'ibicupuri ugasanga ntago ari inkundo za nyazo. Sasa nkuko rero ubushakashatsi bwa Fishback nyine bo bigaragaza gukundana nyine bituruka ku kumenyekana cyangwa kumenyana hagati yanyu ibiganiro no guhuza intego. Burya iki ni kimwe rero mu byihishe nyine cyangwa mu gihishe nyine abantu nyine kuko burya ikihuta hagati yabo ni ukuryamana bishimisha nkuko nyine ubushakashatsi bubyerekana gusa ugasanga nta kindi kintu kindi. Sasa muri kuryama no kwishimisha nyine nta kibazo mu rukundo gusa ikibazo kikaba mu gihe nyine abakundanye badafite intego berekana urukundo rwabo bitari gusa ahubwo ibintu byo kwakusa ibintu byo kwishimisha ubundi ubwo baryamana byo wumva atari kibazo. Yemwe sasa burya kubona umukunzi biragoye bitewe nuko burya no kutemenya biragorana akwemera nyine guhura n'umuntu utazi. Ibyo byose bikagenda biba inzitizi yo kugenda ituma ibintu by'inkundo by'iki gihe byarabaye ingorabahizi. Ibibazo yo burya mu mubano nyine w'abakundana bikomeje guca intege abandi bifuza urukundo bigatuma rero ibintu bijyanye n'inkundo bikomeza kuba ikibazo. Ese ubyumva ute? Babuze icyo mvuga na hatari ndeka ngo ko nabutaha.